we yifuzaga ko Element L yava muri ayo majwi ntaririmbemo igasigara ari ya Kevin Kade nka nyirayo ndetse na The Ben. Ibyo byasabye yuko The Ben turetse na Element L atariho uvumbi nta gihe kinini afite muri 155 AM Bruce cyangwa Element. Bruce Melody na Element bivuga yuko uyu mushinga we na Diamond Platnumz bafitanye w'indirimbo igomba gusohoka ari wo mushinga wa nyuma agomba guhuramo na Coach Gael. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Ivugira ubusa ku musozi. Harimo haravuga ko producer wawo bari bamanije igihe kinini w'igihanganye ari we Element L ko yaba ari mu muryango usohoka nawe akagenda agashinga inzu cyangwa se agakora mu bikorwa bye. Hanyuma Coach Gael we akavuga ko yatakaje amafaranga menshi. Kuri wowe urabona ko yaba asigiye kiye cyuho 155 AM cyangwa se n'umuziki muri rusange. Biramutse ano makuru arimo arasakara aramutse ariyo. Yeah. Ngira ngo twatangiye kubibona mbere nubwo nyine bisa nkaho biri kuvuga cyane muri no minsi. Mu nzu ya 155 AM cyangwa se 155 AM rebitunganya umuziki navuga yuko ikibazo cyatangiye kugaragara mbere ariko ubu ngubu nibwo gisa nkaho kirimo kirafata indi ntera. Twabanje kubibona ngira ngo benshi barayibonye iyi nzu mbere na mbere wenda ibarizwamo abahanzi barimo Bruce Melody, Kenny Solo, Luskana, tutibagiwe na producer Element L. Navuga ko ikibazo cyatangiye ubwo Element L twabonaga muri video. Element L yakoze indirimbo zabaye hit nyinshi, kumutakaza ni ikintu gikomeye cyane. Guhera kuri Milele guhera kuri yahereyeho indirimbo yahereyeho Kashe yakunzwe na benshi kugeza kuri Milele, tibagiwe Afude twafatanije na Bruce Melody ndetse na Luskana, tukagera kuri Tombe iri hit muri iyi minsi cyane yabaye virus. Yego. Element L kuri indirimbo yitwa Tombe mu mashusho twabonye hazamo nuza ya aho kugira ngo hazemo 155 AM hazamo LS Fair akaba ari studio nshya ya Element L ariko atarabasha gushyira ku musozo ngabashe kuyimukiramo. Niyo studio yiwe yo mu gihe kiri imbere aho hantu abantu benshi batangiye kubyibazaho. Na mbere ya Tombe ikibazo cya Sikosa cyaravuzwe cyane. Sikosa ni indirimbo yabarizwagamo yabarizwagamo The Ben Solid, yabarizwamo Element L ndetse na Kevin Kade. Nyirayo yari Kevin Kade. Kuvugwaho Coach Gael utari bishimiye yuko iyo ndirimbo yakorwa ikajyamo umuhanzi Element L akaba n'umuproducer. We yifuzaga ko Element L yava muri ayo majwi ntaririmbemo igasigara ari ya Kevin Kade nka nyirayo ndetse na The Ben. Ibyo byasabye yuko The Ben mbere na mbere afata umwanzuro akajya kuvugana na Coach Gael nka boss wa 155 AM we na Kevin Kade bakaba basaba yuko indirimbo Element L nkuko yigaragayemo yayigaragaramo bakiyunga nyine ikibazo ni kibi ikibazo. Wowe urabona ibyo bari kuvuga ari byo Element ari mu nzira zigenda nawe akajya kwishakira umugati ku ruhande rwe? Biraca amarenga cyane hafi nka 85% turetse na Element L. Namakuru arimo aravugwaho rwose atariho uvumbi, arimo aravuga ko na itayiwacu Bruce Melody nawe bisa nkaho rwose biri ku musozo, bisa nkaho nta gihe kinini afite muri 155 AM. Bruce cyangwa Element? Bruce Melody na Element ubwabo. Na Bruce Melody bivuga yuko uyu mushinga we na Diamond Platnumz bafitanye w'indirimbo igomba gusohoka ari wo mushinga wa nyuma agomba guhuramo na Coach Gael. Yego. Coach Gael yahishuye ibintu bikomeye cyane ubwo mu masaha y'umugoroba w'ejo hatambutse yanyuze ku rukuta rwe rwa Instagram yandika amagambo akomeye cyane avuga ati nagiye ntakaza amafaranga menshi mu bahanzi mbasha kuba nabitaho cyane, ariko mu by'ukuri nabikoze ntagamije ngo nziturwe. Ariko ndimo ndabona ko ntacyo nakoreraga, ntacyo nyine asa nk'umuntu uri kwicuza amafaranga yashoyemo. Kuri ubu bisa nkaho bivugwa yuko agiye gusigaramo umuhanzi nka Kenny Solo gusa na Luskana nawe bisa nkaho biri ko Luskana afite studio yiwe itunganya umuziki nawe isanzwe. Akenshi Element L naho ajya gukorera birino hari no muho yakoreye indirimbo Tombe ntamufashije. So ni ukuvuga ngo rero hasigayemo nibazo gusa no gutegereza twareba Element L gusa ni uri
ku muryango cyane usohoka akaza na Bruce Melody uri kuvuga gutyo ikintu twakwibaza biracyakomeye. ikintu twakwibaza Element twamumenye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye za Bruce Melody kurusha abandi bose. Ubwo ngubu harimo za Hands Up, harimo hari n'ikinyarwanda niba nibeshye na za Samoya. Ese Element niwe wagize 155 cyangwa se 155 niyo yakomeje Element? Ninde wagize undi hagati y'abo bantu ari bake? Mbere na mbere Element navuga ko ntabwo yagizwe na 155 AM. Buryo umuntu najya umuntu agira ari support aguha, ariko nawe ubwawe ngira ngo nk'umuntu wenda dufate nk'urugero yagize nk'umuntu uza kugusapotinga. Vincent Ndabizi uri umunyamakuru w'umuhanga, ntabwo wavuga ko ari ukugize gusa. Harimo ubuhanga bwawe, yabanje kureba ubuhanga bwawe then agakurikizaho abunu ahahera mbese. Element Ele imbere yuko aza muri 155 AM yari muri label nayo itoroshye ya Country Record. Yari iyobowe na Nokja, ari nawe mufasha akaboko. Element Ele ikintu abenshi batazi nuko ntabwo yaje kuba umuproducer, yaje kuba umuhanzi, ariko Nokja mubonamo indi mpano yo guproducer, abasha no kuba ariyo yamushyikiramo cyane cyane. Niko kumufata mu hakaboko aramusapotinga, ariko nyuma yaho biza kuba ngombwa yuko yerekeza muri 155 AM. 155 AM yakoragamo producer nka Prince Kiss, nawe ukunzwe na benshi muri kino gihe, barasimburanya nawe ajya muri Country Record. No kuvuga ngo rero 155 ifite aho yavanye Element Ele, ariko na Element Ele afite icyo yongeye cyanga muri 155 AM, kuko indirimbo nyinshi za Bruce Melody yagiye akora zikaba hit. Mpamwe nuko abivugaga ahereye kuri Hands Up, usibye na Bruce Melody yakoreye ba Juno indirimbo yitwa Amafomira, turetse n'iza Bruce Melody zindi harimo za Caterpillar za Bruce Melody yagiye akora zikaba hit, Samoya n'indirimbo nyinshi. Na ubu ngubu no kuri album ye hari indirimbo zimwe na zimwe yagiye akora. Bo dusoza bavuga ngo tugana ku musozo, The Ben yikojeje kwa Diamond akura indirimbo Why. Aka kanya buri kuvuga ko Bruce Melody nawe ufite umushinga muri Wasafi, by'umwihariko akaba ari indirimbo none yananditswe n'umunyarwanda ari we Kivumbi King. Hanyuma abantu nyine urabizi bavuga byinshi, bari kuvuga bati Bruce Melody ngo arasa n'uwihorera. Ese byaba ari byo? Ni competition kuba bahurira kwa Simba bose bimeze bite? Ntabwo ariko mbibona cyane mbere na mbere. Siko mbibona. Impamvu ni iyi ngiyi, Bruce Melody ni umuhanzi ukomeye cyane, The Ben nawe akaba brand ikomeye ku muziki nyarwanda. Nyeka ko ngiye kubaklasa The Ben na Meddy bari ku rundi rwego, pe. Ariko tutibagiye ko Bruce Melody ni umuhanzi w'umuhanga wirwanyeho kuva za 2012 akora indirimbo nyinshi za telefone, indirimbo zagenze bayiti za tubivemo. Ni kuvuga ngo yarakoze cyane, ari nayo mpamvu bamuhize cyangwa se yitirirwa izina Munyakazi. Ni kuvuga ngo arakora cyane. Navuga ko Bruce Melody yagiye agerageza amakolabo menshi agiye atandukanye muri East Africa. Nta muhanzi ukomeye abenshi barakoranye. Khaligraph Jones muri Kenya, ba Bien wahoze muri South Soul barakoranye. Yagiye muri Uganda akorana na Fikfa Maika. East Africa yose yarayizengurutse. Na Kongo ntabwo bagiwe ba Satibi, ba Inos B, bahagenda hose arazenguruka. Ba Shiba muri Uganda, mu Burundi naho ba Double J bakiriku akiri bakoranye indirimbo. Ni ukuvuga ngo East Africa yose ntacyo atagerageje umuhanzi bakomeye. Harmonize bakora indirimbo nka Totally Crazy, bakora indirimbo twibagirwa ko yanemeye akajya gukomanga muri Nigeria kandi ziko hari ahantu hagorana. Ba Joboy barakoranye iri no kuri album yiwe, yewe na South Africa bari mu itsinda rya Black Diamond. Usibye na South Africa yanambutse imipaka ajya gukorana n'umwe mu bahanzi kuri ubu ngubu mu Rwanda. Nkeka ko nta manzura akora n'umuhanzi w'icyamamare nka Shaggy, ni Umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Jamaica, ni umustar ukomeye cyane. Urumva ko ikintu asigaje, ariko abantu benshi bamushinjaga yuko nubwo yageze muri Afrika hose agakugenda akorana cyane cyane East Africa n'umuhanzi ukomeye, hari icyo atakoze. Mu by'ukuri Harmonize n'umuhanzi ukomeye cyane ku rundi rwego, ariko Harmonize nawe afite undi uri hejuru ye mu buryo bw'ubustari. Diamond Platnumz nicyo kintu n'abafana ba Bruce Melody bakomezaga gushinja Bruce Melody yuko ari mu mwenda abakunzi be, yuko atakoranye n'umuhanzi nka Diamond. Sinzi niba Bruce Melody yagize pressure rero y'abafana be, niba yaragize pressure ya kariyeri ye, akavuga ati rero reka nkomeze ngerageze na Diamond banshinja ko ntakoranye nawe, nkurane nawe. Why turabizi
ni indirimbo yabaye virusi ku isi yose, imaze kurebwa hafi na miliyoni zirenga hafi 27 urukuta rwa YouTube. Uvuga ngo The Ben icyo ni nk'igitego yatsinze abafana ba Bruce Melody. Kuri ubu ngubu Bruce Melody rero nawe arimo arashaka kuvamo umwenda abakunzi be, akaba yabasha kubana n'uwo muhanzi wari warabuze muri iyo collab. Nabifata muri ubwo buryo bwo kugira ngo ashyire itafari rya nyuma ku muziki nyafurika. Harimo n'abandi bakoranye muri bivuga ko bazasohora indirimbo barimo ba Sean Paul wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubagira muri Afurika Patoranking y'umunyagano ukomeye. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody ntacyo adakora kugira ngo izina rye ribashe kujya hejuru hakomeye. Bantu bacu rero nuko muri kubyumva, wa muntu nabazaniye comment ni izanyu, ni ukugira ngo mumuganireho mutubwire se murabona yazavamo rugaju hazaza ukomantinga kuri siporo byatari tukazamushyigikira. Yitwa journalist G Bruce, twabanye kuva kera ariko abadapfuye barabonana, yabaye umuvandimwe duherukana rwose, ari wa munyamakuru wo kwishuri ariko urumva ko byanga bikunda karacyarimo. Sasa rero tugana ku musozo, uragira icyo ubwira abadukurikiye kandi unababwire imbuga nkoranyambaga nawe ukoresha kuko byanga bikunda. Hari imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo nawe umwuga wawe ubasha kuba watera imbere, ubundi tubasezereho dukomeze muri gahunda zacu. Icyo navuga ni kimwe, nuko nshimira abantu mwambaye hafi kuva muri karere gitangira kugeza kuri ubu ngubu. Ukuvuga ngo ntacyo mbashinja, mumba hafi ngenda mbibona, ntabwo najya kubarombera ngo mbarangize, ariko respect to all of them. Nukuri ko Imana ndabashimira. Icyo musabwa ni kimwe, nukomeza kumba hafi, nanjye icyo nsabwa nzakomeza kubasha kugerageza kugikora. Nibara amakuru agezweho nyabahe ku gihe. Ikintu benshi bakunda kunshinja no kuba ntinda kubaha ibyo banyifuzaho, ariko kugeza kuri ubu ngubu natangiye kubikosora. Benshi bamaze kubibona, ibiganiro bimaze kujyaho bigera kuri 3 muri kitarenze ukwezi kumwe. Hari ibindi biganiro ndimo ndategura, abahanzi barimo ba Davido bafite album yitwa 5, indirimbo zikomeye cyane n'abastari barimo ba Chris Brown, ba Becky. Kuri Instagram nkoresha journalist G Bruce 10, YouTube ngakoresha journalist G Bruce, Facebook naho ni journalist G Bruce. No kuvuga ngo izo mbuga nkoresha bansangaho amakuru yose, mwayasangaho yaba sport ndetse na showbiz. Nanabasaba comment nyinshi mumbwira icyo mwifuza ko nabagezaho mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Yego journalist, high five kabisa, wakoze cyane. Asante sana. Nta kuntu utagize, ndagushimiye cyane. Namwe abadukurikiye muri abantu b'abagabo, reka tubane mu bihe biri imbere tubageza amakuru n'ibiganiro bibagezweho uko bukeye uko bwije. Ciao ciao, Imana ibarinde. Hasta la vista. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.